uragorana rero kandi n'ubundi warangije kugera wowe ufite ubwoba bakunzi ba filime nyarwanda iyi yo ni moto kubera ko Home TV Show Plus ibazaniye seri nshyashya yitwa Bad Choice cyangwa se amahitamo mabi. Mu buzima amahitamo yawe nicyo kiraro cy'ahazaza ku buzima bwawe. Iyo uhisemo nabi rero bikugiraho ingaruka. Kurikirana iyi seri yose uko yakabaye kubera ko ubu tuvugana episode ya mbere yamaze gushyika kuri Home TV Show Plus. Ntigucike. mu cyumba ngo tubiganireho ukagura n'indi myenda ugahindura ase ntabwo uba imyenda biga boss yambwiye ko nta bari ku bya bintu bya Zamu mu kinyenga cy'urukundo na nyirabusha, ariko se ibi bintu bizabahira? Ni Bad Choice. Nekereje atari byo ntabwo bwingo mabusha ngo basirikare ntabwo napfuye ntabwo nari usengeye ibintu nabitekereza ariko waba natari nawe kuse wigira ubwoba. Nyuma y'uko Afande avuye muri misiyo, urugo rwe rwagumye kwigarurirwa na Zamu, ariko se zabimenya? Ni Bad Choice kuri Home TV Show Plus. Ese koko Afande azamenya icyo umugore we nawe amukinga? Ntucikwe. Wakomangira telefone yawe ndayifite ntabwo nabona bacuruza inda yari iri muri station nanjye mbonye no nagiye gusohoka asishe ntabwo warumbuye. Zamu arafashwe. Ese ahantu arahikura? Ntigucike. karame natokwa hano nayo nagiye kuzana telefone Shiri wawe nasi yakoze iki? Shiri kuri kwica mbera wamigisha gute So, shiri ndagiye. igenda y'ibyo nandasaba nyine genda senagora nibyo wahisemo akazi Umugore w'umusirikare nawe agomba gukora. Mu buzima amahitamo yawe nicyo kiraro cy'ahazaza ku buzima bwawe. Iyo uhisemo nabi rero bikugiraho ingaruka. Kurikirana iyi seri yose uko yakabaye kubera ko ubu tuvugana episode ya mbere yamaze gushyika kuri Home TV Show Plus. Ntigucike. amafaranga nyuma y'umunyonzi base no kora